Mwaramutse mwese muranyihanganira ndwaye ibicuraneho. Ndabasuhuje mwese bavandimwe kandi ndabashimira mwebwe mudukurikira kuri Harmony. Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko ibi biganiro bibafasha kuko nanjye bimfasha kandi cyane. Muri iki gitondo ndifuza ko tuganira ijambo rivuga ngo ibishuko bibangamira umurimo wawe wo gukorera Imana. Ibishuko cyangwa se ibigeragezo bikubangamira kugira ngo ukorere Imana. Temptations that hinder our service to God. Ni ngombwa rero ko umenya ibi bintu bikubangamira kugira ngo bikubuza gukorera Imana. Hari abantu benshi mu by'ukuri bagira inyota yo gukorera Imana kandi bumva bafite umuhamagaro. Bamwe bahamagariwe kuba abahanzi beza bo kuririmbira Imana, abandi bahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, abandi bahamagariwe kuba abapasitori bayoboye amatorero, bayoboye umukumbi munini cyane, abandi bahamagariwe ibintu bitandukanye, ariko bakagira ibigeragezo bigenda bibabangamira, bibabera imbogamizi, hindrances, vizuwizi, bigenda bikubangamira uko ushaka gukorera Imana. Ndagira ngo kumenyeshe ibyo bigeragezo ni ibiki, ubimenye, noneho umenye n'impamvu zabyo, umenye n'impamvu ukunda guhura nabyo. Mu by'ukuri ntabwo ikigeragezo kiza gusa, ntabwo ari ikintu gusa. Buriya wowe ubona wenda sinzi ikigeragezo ugira cyane, sinzi ikintu Satani agutambika cyane cyangwa kurwanisha cyane, ariko akenshi tuzagire gusa ngo ni ikintu coroshe, ngo bifate nk'ikintu coroshe gisanzwe. No, ndagira ngo nkubwire ibintu nka bingahe bigaragaza ese ikigeragezo niki, impamvu yaco ikiba kije ni nyabaki. Ikintu ca mbere, ubanze wibuke ko igihe cyose utsinzwe ikigeragezo ni nko mu ishuri usubiramo, ariko igihe cyose ugitsinze usa nkaho wimutse ukajya ku yindi step. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ibigeragezo kugira ngo ubitsinde. Temptation is a further attack on your relationship with God. Ikigeragezo ni intambara cyangwa se ni ikintu kiza kukurwanya kugira ngo gihungabanye ubusabane bwawe n'Imana. Sinzi kunyumvise, icyo kintu ubona gihora kikuzaho ni ukugira ngo gihungabanye ubusabane bwawe n'Imana. Kuko igihe cyose ufite ubusabane n'Imana uba uri mu mugisha ukomeye udasanzwe, kuko Imana iguhishurira amabanga yayo, Imana ikwereka inzira zayo, kandi nababwiye ko inzira z'Imana arizo highways, nizo nzira zihuse cyane kugira ngo zitugeze ku ntsinzi, zitugeze ku byo twifuza. So ikigeragezo rero, icyo kigeragezo icyo ngicyo uhura naco ni shambulizi iza kugira ngo ikureho ushirika wako na Mungu. Utagira ngo ni akantu koroshe utabona gusukagwamo ngo ni ibintu bisanzwe, ngo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Icyo kintu kirakomeye cyane. Nkubwiza ukuri, igihe cyose utsinzwe n'ikigeragezo runaka hari ikintu gipfa muri wowe. Nakwambia kweli, ntuzibeshe ngo ubeshwe n'iri somo ry'ubuntu, ngo twahawe ubuntu, ngo Imana yaratubabariye, ngo ibyaha byose. Yes, ube warababariwe ni okay, but igihe cyose uguye muri shambulizi, utsinzwe n'ikigeragezo, hari ikintu gipfa muri wowe. Ndaguheza ingero nkazinga. Umuhamagaro wawe ushobora gupfa, kwizera kwawe gushobora gupfa, gusenga gushobora guhagarara, kumva Imana bishobora guhagarara,
n'ibindi byinshi. Hari ibintu byinshi rero byapfuye muri wowe kubera ikigeragezo gito utekereza ko ari gito waguyemo, ukicura favor y'Imana yarahagaze ku buzima bwawe, ukicura mkono wa Mungu hautende kazi juu ya maisha yako, ukicura ikirere c'umwuka gikinze. Kubera iki? Shambulizi tu, ikintu gito cyane waguyemo, ico waguyemo cyazanye imbogamizi nyinshi, cisha ibintu byinshi mu bugingo bwawe. Muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo yararikiye bimushukashuka. Amen. Umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo yararikiye bimushukashuka. Ibyo urarikiye nibyo bikosha, ntukabeshe ngo Imana niyo yakoheje, kuko Imana itoshwa kandi nayo itagira uwo yoshya. Okay? Dukomeze kuko hari ibintu bigomba kukubeshaho muvandimwe, ugomba kubeshwaho no kwizera. Mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 38 haravuga ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. So ntuzibeshe ngo ariko naguye muri ibi ngo kubera hari habaye izi mpamvu, ngo nuko aribo bambanje, ngo niko aribo babanje kuntuka, ngo niyo mpamvu narwanye, ngo nuko twari babiri, ngo niyo mpamvu naguye mu caha c'ubusambanyi. N'urugero ibintu nk'ibyo no. Muri Yakobo 1:15 haravuga ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Nikwambie kweli, urupfu rusanzwe. Hari ibintu bipfa muri wowe, hari ibintu byapfuye, hari ubuzima bwawe bwapfuye, hari imibereho yawe yapfuye kubera amakosa wagiye ugwamo. Kubwire buri kigeragezo uguyemo hari ikintu gipfa muri wewe. Maombi yanakufa, kumsikiza Mungu kunapotea. Yes. Ndaguheza urugero ni muri Bible, muri Bibiliya. Ariko mbere yo kuziguha ndakubwira hari kanuni, hari principles Imana yari yaraguhaye ugenderaho. Izo principles ukizigenderaho hari ibintu bikomeye Imana yagukoreye. Ariko igihe cyose wazivuyemo, igihe cyose wabihagaritse, watangiye guhura n'imbogamizi, watangiye guhura n'intambara, watangiye guhura n'ibintu bikugoye cyane kandi bigukomereye. Reka nkomeze. Mwitangiriye ibice 3 umurongo w'8 haravuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka, Imana igendagenda muri yangobyi mu mafu ya nimugoroba, mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana yahoraga iza gusura Adamu na Eva. Yari principe bari bafitanye n'Imana. Ariko umunsi baririye mbuto batangiye kumva ko ibintu bibazo byavutse, ndetse batangira kwihisha Imana. Kubwiza ukuri, Satani ashukashuka bariya abantu kugira ngo baririye mbuto, ntabwo kwari ukugira ngo bayirye gusa, kwari ukugira ngo batakaze ubwo busabane bwabo n'Imana. Satani yanga cyane ko tugirana ubusabane n'Imana. Icyo kigeragezo si ukugira ngo usambane umererwe neza, si ukugira ngo wibutunge, si ukugira ngo ubeshe wibereho. No, abashaka ngo bigutandukanye, bishireho itandukaniro, bikureho ubusabane bwawe n'Imana. Bamaze gutandukana n'Imana mbere y'uko ibyo byose biba, Imana ikibasura. Uzarebe muri Bibiliya, Adamu na Eva bari bamerewe neza, bari mu ngobyi ya Edeni bayitemberamo, ibiyirimo byose ari ibyabo. Ariko bamaze kurya iriya mbuto, bamaze kwemera kugwa muri uwo mutego, batangira guhunga imirindi y'Imana. Dukomeze ndeke gutinda. Ndaguheza urugero. Buriya Satani ashobora kugira ishari ry'urugo rwawe kubera uburyo umeranye neza n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe n'abana banyu. Satani akagira ishari, akabazanamo akantu gato cyane kugira ngo ubusabane mufitanye burangire. Nibyo byishimo bye, niwo munezero we. Okay?
Satani amenya cyane ko uyu muryango uzabyara abakozi b'Imana, uzabyara abantu bakomeye cyane. Fata ariko ndetse aba bantu bakabana baramutse babyaye umuntu uzandwanya, baramutse babyaye umuvugabutumwa, reka ngerageze ndebe ukuntu nabatanya. Rero ntimuzemere ibintu bibatanya mu izina rya Yesu. Muri Yesaya haravuga ngo ibice 59 umurongo wa 2 haravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Mwisuzume ubwanyu, musuzume imitima yanyu, musuzume nimba hari amahane ari mu ngo zanyu, nimba hari intambara ziri mu ngo zanyu, nimba hari ibibazo biri mu ngo zanyu, nimba hari ibiri mu matorero, nimba hari ibiri mu miryango. Mwisuzume ko nta kintu kibi mwagiye mugwamo rimwe na rimwe. Muvandimwe, nugwa mu ikosa ntukarikosoza irindi. Uzaje imbere y'Imana ubanze umenye ikosa ryawe, ubwira Imana igutunganye. Reka gukosoza ikosa irindi kosa. Ndi kwihuta cyane. Icya kabiri, ese ikigeragezo niki? Nikwambie kweli, trial or temptation is a battle for you to fulfill your destiny, to fulfill your future. Ikigeragezo ni ikintu kikuzaho gishaka kukurwanya ngo udasohoza cyangwa se utagera ku ntego y'ubuzima bwawe, utagera kuri ejo hawe wifuza kandi heza. Unasikia sasa? Nukuvuga ngo ni ikintu kiza kigira ngo kiburizemo imigambi yawe, kiburizemo vision yawe. Ntabwo wagera kure, ntabwo wasohoza ibyo ushaka mu gihe wemera kugwa mu bigeragezo hato na hato. Amen. Imana hari ikintu ishaka kugira ngo usohoze, hari intego ishaka kugira ngo isohoze. Imana ntiyakuremye gusa, Imana ntiyakuzanye mu isi hubutse. Kubwiza ukuri, ubu uri umugabo uri kunyumva, ubu uri umugore, ubu uri umukobwa, ubu uri umusore w'umuhungu, nakwambia waje mu isi kugira ico usohoza, waje mu isi kugira ico wuzuza. But Satani aguteza ibigeragezo kugira ngo aburizemo intego y'ubuzima bwawe utayigeraho. Kandi Imana irashaka ko usohoza imigambi yayo, irashaka gusohoza ubushake bwayo muri wowe, irashaka gusohoza ibyo yakuvuzeho, irashaka kuzuza ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Muri Yesaya ibice 12 umurongo wa 24 ni umurongo nkunda cyane bavandimwe. Uravuga ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Haleluya. Uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Igisobanuro cy'iri somo ni ukuvuga ko nta kindi kintu na kimwe gishobora kuburizamo umugambi wawe gusohora uretse wowe wenyine. Nyumva neza, nta kindi kintu gishobora gutuma Imana idakora ibyo yagambiriye kuri wowe uretse wowe. Nta murozi wayibuza, nta ntambara yayibuza, nta mashetani yayibuza uretse wowe. Ni wewe watuma umugambi w'Imana ku buzima bwawe udasohora. Kanihute cyane. Ndaguheza urugero. Buriya Yosefu ni Imana yemeye ko aje muri Egiputa kugira ngo azasohoze ubushake bwayo. Ni Imana yemeye. Imana yaramuhaye yerekwa kera kiri muto. Imana yemera ko agambanirwa n'abakuru. Imana yemera ko agurishwa muri Egiputa. Imana yemera ko aba kwa Potifari. Imana imutega muka Potifari. Ibyo bigeragezo byose abitsinze, Imana yemera ko ajya muri gereza. Kandi ntiyaje muri gereza yoroshe, ajya muri gereza y'abasirikare bakuru ba Farawo kugira ngo abe trained, kuko yaje mu nzererezi ntaco yari kumenya. Wibaza umuntu wavuye muri iyo gereza akaba umuntu ukomeye mu gihugu, akaba umuntu wa kabiri mu gihugu uretse president. Urumva uwo uretse umwami, uwo ni umuntu wa trainingiwe muri gereza. Ibi bivuze iki? Shetani akunda kubona intego y'Imana ku buzima bwawe kare, hakiri kare. Niyo mpamvu agenda gutega imitego kugira ngo uyigwemo. Ariko Yosefu yavuze ko atokora ico caha kubera yabonye ko ibyamusenyera
biri hafi. Yabonye ko ibyo bintu byamusenyera ubushake bw'Imana, yabonye ko byamusenyera intego y'Imana ku buzima bwe. Uzasome mu Itangiriro ibice 39 umurongo wa 7 ugeze ku 8 uzabyumva cyane. Niba hari ingamba ushobora gufata mu buzima zishobora kukuzamura ugahindurirwa amateka, haleluya, ni ugukorera Imana. Nikwambie kweli, nimba hari ingamba ushobora gufata mu buzima, izo ngamba zikaba zo kuzamura ku rwego rutangaje cyane, ni ukwemera ugakorera Imana. Nimvuga gukorera Imana, we kuvuga kuririmba, we kuvuga gusirimba, we no, gukorera Imana within yourself, gukorera Imana muri wowe, then ibikorwa byawe bikagaragara hanze, bigatuma Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ugomba kugira rero inyota, ugomba kugira amahitamo yo gukorera Imana. Hanyuma iby'Imana yakuvuzeho byose, iby'Imana yagusezeranye byose, ndakubwira ko byihishe katika utumishi wako, byihishe mu kuyikorera. Praise God, hallelujah. Kimwe mu mbuto zo gukorera Imana, kimwe mu bigize imbuto yo gukorera Imana cyangwa se umusaruro wo gukorera Imana, mojawapo ya matunda ya utumishi ni utoshelevu, nuguhazwa cyangwa se nuguhabwa ibyuzuye. Ni lazima Mungu akutosheleze katika mahitaji yako. Ni ngombwa ko Imana igusoreza cyangwa se igukemurira cyangwa se iguha ibikunyuze mu buzima no mu byifuzo byawe. Muri Luka ibice 22 umurongo wa 35 haravuga ngo, kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari ico mwakenye? Baramusubiza bati, ntacu. Yabatumye gukorera, yabatumye kuvuga ubutumwa. Arababaza ati, nta kintu nigeze mbaha, ariko se mwigeze mugira ico mukena? Ndaguha itangazo muvandimwe, iyo wemeye gukorera Imana katika utumishi wako, mu gukorera Imana kwawe, nimwe Imana iguhereza ibikunyuze, nimwe Imana iguhera ibiguhagije, nimwe Imana iguhera igusubiriza ibyifuzo byawe n'amayitaji yawe. Korera Imana ubikuye ku mutima. Hari indirimbo twarimbaga yikora sivuga ngo gukorera Imana nta ruhombo rubamo, ngo ukore ibikunze nawe wirebere. Muri Yobu ibice 36 umurongo wa 11, umurongo nkunda cyane, iravuga ngo niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi n'imyaka yabo mu byishimo. Haleluya. Niwumvira Imana ukayikorera, uzamara iminsi n'imyaka yawe mu byishimo. Gukorera Imana ni intwaro, ni urufunguzo rutuma ubuzima bwawe buba bwiza, butuma imibereho yawe iba myiza. Reka gukorera Imana kubw'idini, korera Imana muri wewe, uyikorere mu kuyihesha icubahiro, uyikorere ubikunze, uyikorere bikurimwo, uzamara iminsi n'imyaka yawe wishimye. Amen. Mu by'ukuri ukoreye Imana by'ukuri, nakuambia kweli kabisa nakuambia, nimba hari ibintu ubona byanze gukemuka, nimba hari ibintu ubona ari ibigeragezo, nakuambia kweli, korera Imana ubikunze ubikuye ku mutima. Kubwiza ukuri, Imana izaguha umugisha mu bintu byose ukora. Zaburi ibice 35 umurongo wa 27 haravuga ngo, abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye, bavuze impundu bishime iteka, bavuge bati, Uwiteka himbazwe, wishimire amahoro y'umugaragu wawe. Umuvandimwe, ubuzima bwawe reka buhimbaze Imana, butume bwishimira amahoro y'umugaragu wayo. Amen. Gukorera Imana bituma n'ubuzima bwawe afya, your health, iba nziza kabisa, ubuzima bwawe bukaryo, ubuzima bwawe bukamera neza. Muvandimwe, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Iri somo warisubiramo inshuro nyinshi ukasobanukirwa ikigaragaza icyo ari cyo, nono ukaza no kumenya icyo byukungura kubimenya, kugira ngo ubyirinde, kugira ngo bigushoboze. Imana niguha umugisha, iri somo warisangiza abandi. Haleluya. Iyo wemereye Imana, nakwambia kweli,
muri gitabo cy'Itangiriro nimba ntibeshe ibice 28 umurongo wa 15 haravuga ngo kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Imana yavuganaga na Yakobo ubwo yari mu nzira, yamubwira ngo sinzigera ngusiga ntarakora ibi byose ngusezeranije. Iyi ni Imana yo kwizerwa, iyi ni Imana isoza amasezerano, iyi ni Imana